WhatsApp Kigali Rwanda ni wa muhungu wanyu Rutikura n'ingoga. Mwite Rushenguza iminega, mwite Rubabaza babisha, mwite Mapora, mwite Green Sea, ndi inyanja ituje, ndaza sinshirayo, ndacyari wa wundi muranzi. Narababwiye, narabahaye, na n'uyu munsi ndacyabikora full package. Ibe byiza wahisemo kubana natwe kuri Pola Vibe. Uyakoze subscribe maximum respect. Narababwiye ngo hangaha uko bukeye nuko bwije tugiye kuzajya tubazanira abahanzi. Tubaganirize, batubwire haso, struggle, inamba bahora nazo mu rugendo uko umuziki uhagaze nuko babona. Baza ngo umunsi turi kumwe nande. Ndi kumwe n'umujama bamwita Vision Muzika. Bamwita Nzirorera. Bamwita Imana y'ibi bintu. Akubita igicuma niba mugarure. Akubita igicuma niba muvuguruze. Welcome bro. Yes ni Brances. Umeze neza? Yego bro. Soza bari abantu dukurikiye. Yes ndabasoza mwese abantu bakurikiye nyine ibiro. Pola Vibe. Yes. Hanyuma mwese nyine mutureme. Ndashaka ngewe. Hari abantu bakwitiranye. Ndashaka kubereka ko ibintu ari ibijya utabishakira. Iryanze rwose. Kubita freestyle ku ndimbo yitwa umukobwa mwiza. Abakobwa beza. Umukobwa mwiza mubwirwa n'amabana. Reka yagire ayakora kuri mama we. Uwamubona amazi mutima ukemeza. Uruguru kunda rukuzura ipantaro tawe. Dore nyabusa we. Waviziyo. Adisi we. Wavijoni. Ururya umukobwa ubyibushye arayisaba. Niyo umuhora yufatanye mu bicece. Imbisembwa n'ubumenyi ukoreza mute. Wajya kwandagwa ko mba wari kocoye. Nukuri kimanga korekema. Nakadakwa manda. Umukobwa mwiza mubwirwa n'amabana. Reka yagire ayakura kuri mama we. Guys. Ibi bintu biri hakunda rukuzura ipantaro tawe. Guys, ibi bintu biri heavy. Dore nyabusa we. Waviziyo. Adisi we. Wavijoni. Dances. Mubitamo giti n'ibyiza byayo. Umurenge wa Giti. Dance kabaka look dances. Chara mumati kamlele myaka ya zamani. Yo. Abaye homo mama. No kale bamutagi nyumba. Chara mutsamwe. Mazaza koja gusura giti. Yo. Ara gomin. Ubungu ya hindutse gitumbi. Yeah. Ilaga barwaga. Ndasiri besi tiri bubude. Yo. Yageze. Areba mwiza bwahomaze n'ukwe arahatakabe. Giti wakaleyesa. Ano yaronota. Nibisa gonda giti. Gitubura tuye giti. Gitubura tuje giti. Gitubutura giti. Gituburi giti. Gitubura ryoshe wagete rwose. Gitubu bita mariro. Gitubu ufite amasoko. Gitubu ufite imisozi. Ye gitubu ufite ibyatsi. Ariko karyoka byose. Gitubu ufite amazi. Nakadakwa manda. Ihangaramo. That is. We double style with the professional engineer muzika de twasoma nago tuba twariza bari impano mwijoro. Muzanje we. Ari wite kubikora wenyine. Nese Vision. Warubizi ko hano mu Buganza hari studio. Ntabwo narimbiza bari witeka gusuremera umuhanzi ukubundi. Nese ngubu ko nshaka gukora indirimbo imwe. Ni yo abari witeka. Ni giti. Banumva ngiye nabanzu. Ni giti. Cyane umukobwa mwiza mu. Giti. Umukobwa mu imwe muri yo ngiye. Nawe ubwo wabyemera. Rwose. Kibuza nanjye nzareka amahe. Hanyuma ndashaka kumenya uhuye n'abantu benshi bakakugira umumaro. Ubura n'abantu benshi muragana yewe n'ibiganiro byagiye babitrade bikarebwa cyane. Yes. Niki kimo gutuma batagutiza amatwi, niki gituma batagutiza umurindi? Ntabwo ndabona. Ni karande? Ntabwo ari karande. None ni
ntabwo ndahura na producer nyine se umuntu nkunze kugira ngo nyine ahite ategura neza kandi nakwemerera ni bose nakwemerera bose yes ahubwo Imana igomba ishara hambere tata wambyaye ayikwemerera ndi mugewe ubwo rero hambere nyibundi ubundi nyibundi yes ijambo ryo kwemerera emirene yes ni inshuti yagegera ibiganiro byanjye yes nyine yakoze pare ariko papa cyangwe ndamukunda bya danje papa hitis kwingoma yanjye yayikubitiye isafuriya nagira ikintu ndemera ubwo emirene ibyo ndimo kubibaza yes akantu ka mbere emirene ko wambwiye kuzankorera pare kandi uko ufite ubushobozi kuki utabikoze njyewe se umuhanzi ubona ko nta mpano mfite akabazo ka kabiri byose bishyira ku rubuga kuri YouTube abantu bakubaza utubazo n'utundi ugire icyo bivugaho emirene ko nakubashye kandi ko ikiganiro twakoranye cyakoze umuti cyararebwe rwose cyararebwe nta kintu cyavuyemo se wabuze ababyibuza se na studio byibuza y'ibihumbi 100 wazamuramo umuhanzi ariko bro Irene ufite amafaranga ufite ubushobozi ewana uravuga ari kumvikana uyu musasa ko rwose mwagiranye isho nziza sibyo wamureme wamwumvishe mwumve pe mufashe Irene nawe arabizi ni cyangwa yajyaga mu modoka amabeti yesa nameze neza ariko rero nawe n'igihe cyawe bizakunda ariko ngewe ndashimira cyane nyine nka Irene yakoze akantu k'ipare nyine abantu bose atuma abantu bakumenya yes nabara ba papa hit nyine bariya ko baba bashishura ingoma zanjye baba bumva yuko uri umuntu wahinze ko barimo gusarura bumva yuko wazarya ikitaka ko barimo kurya imbuto nahinze yes bite papa hit nawe mumbariza nakubonye neze neza kuri TikTok ufite abaflowers benshi ko wafata minota ya senkano ukaheza umusaza arakora umuti nta kibazo gutwara nta kibazo azamuka nkagera hejuru nyine nawe akagera ku nzu imaze papa hit ku isafuriya papa hit ku isafuriya kubita ku ngoma y'umuntu hari abandi banyamakuru mwarahuye wenda barahuye cyane nyine bagiye banjyamo mu bakajya bambabaza nyine yes hariya African TV papa witwa nibishaka Jean Baptiste witwa hano mbatiza wa TV 10 yana mbatiza ndamuzi yes akambeshya akambwira ngo mu gitondo ngurahura na urahura na Element Studio akanjyamo nyine Element producer ibaze nyine ariko ntago yes Imana izanzamura ariko namwe kuki muteba uko mwana wanyu ntago nakoze guys nimwumve uyu muntu arababaye by the way arababaye byatari ntabwo mu byo mumweme ntago mubikora nicyo kibazo cyari kuki mutabikora ngiye nakwemereye audio Imana igumugisha wenda turaza no gushyira nimero yawe uraza kubivuga ni haraza kubura umuntu Imana ikoresha nawe akwemerera video ariko icyo nyene nuko wiyumvuga bati iyi niyo ndirimbo yanjye kandi ndakubatuye mwaturiye umugisha urumva neza nukuri kw'Imana mu ijuru ibi ngibi uko ntabwo ari ubusazi ni igihe gito nicyo cy'igihe uzamenyekana uzabaho neza ejo ni heza gipfa kugihumeka rwose humura wikuva ko byacitse ndakomeye wikuva ko byacitse imikosho y'imwaku na karande byose Imana mu ijuru ibyumva bikuvaneho kuko ndakeka ko ikintu waburaga n'itangiriro kuba wabona nibura umuntu ukwishyura indirimbo imwe ndibuza nkaye hajya muri studio ngakora indirimbo nanjye nkumva yaba biti nayikwemereye ubwo turaza gushyira hariya nimero yawe hanyuma turebe ko haboneka umugira neza iyo ndirimbo nitumara kuyikora tuzaza hano tuyisobanurira abanyarwanda niyaboneka umugira neza wakunze iyo audio azayishutinga kandi nataraboneka Imana izakoresha abandi ngizaca kandi Uwiteka arabizi cyane none ko nkomeje kandi kandi umwuka director mfashe ntabwo ushaka kurenza iminota 10 kugira ngo umusaza mureke nawe yikomereze ize nanjye mu zindi hanyuma rero sasa uri muri yumva uti what you feel meze neza cyane rwose mu muziki yes birankomerera bikampanda yes mu mihanda nagawe wenyine underground barabizi ibintu ku muhanda yize underground bari ibintu bikomeye bya danje abari kwikaranga kwizirika kwikomeza ariko ngenda komeye ku Mana kuko nzireza kubiteka rero wenyine vuga nimero yawe hariya yes bakona vuga nimero yawe tonde manze mfate mwa Mr DJ banze mfate mwana kuntu uza ku nomero zanjye yemwe mutere hunga banje zaza reba nimero yawe abantu bagushakiraho bakakuremera 078 05
02 42 3 078 050 24 23. Wowe umugira neza, wowe ukunze umugabo, wowe ukunze tarafite, Imana ikagukoreramo. Njye namwe melodiyo mutera inkunga muri video, kandi ukuri kw'Imana wo mu ijuru nta minsi icamo uravano ntwaye connection neza, sibyo? Nta minsi icamo utaje nk'indimba yawe uyikore uyirangize. Shaka nimba kw'Imana tunasoza. Nayaga numva mu buzima bwanjye yuko Yesu atajya hava. Ubundi ukajya kumva bavuga abapfumu bati impamo baranadukoreye. Najya ryama nkarota Yesu nukuri kw'Imana ndengera. Aye bambara kora we. Tugacika intege mu gusenga. Aye bambara kora we. Tugacika intege mu kwizera. Aye bambara kora we. Tugacika intege mu rugendo. Runobane. Runobane sha. Ahira rimwe none. Namara bujyana urunobane. Yo. Nabane. Ibintu byose biryohawe kaye. Yo abaryohawe cyayo bekometa we cyajyana kabagawe cyayo. Aryoherwa. Ndagushimiye uyu muntu n'ingenzi w'agaciro. Reka dukore ibishoboka byose turebe ko nawe yabasha kujya ku nzozi ze. Ibe byiza rero wabanye natwe amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba nawe rirengera umujyi wa Kigali katikati n'abadiaspora. Uyu muntu murebeho yabahaye nimero ye. Hanyuma nukenera kuba wahura nawe just call me ndahita mbigukorera fast. 0788 44 65 mubidukorere natwe tugiye kuri goal zacu, kandi nta gihombo uwiteka se umukene. Rero nta kintu abande mwese abagiye bashimira abakwemeye mwamaye amaviyuzi mutananzi ndi underground ndi umuntu bigora ku muhanda itabarambabaza abapapa n'abamama mwese mwe mundemera abantu abakirimo mu bipangu aba mu nzu z'ubucama mu mataje aba mu ndege aba mu bwato burenza aba hose mu kwase bagufashe mwese mwe mwamaye amaviyuzi simbaza ariko witeka abahe umugisha kandi munzamure pe yabinginze babyeyi ba make subscribe our channel. Werebe ikiganiro cyanjye n'ugisangize ugisangize n'inshuti zawe. Stand tune, stand touch, twagiye. Damn dances.